yitwa Lavneli. Reka kwanza nawe numve ko ari kunyumva neza guturuka muri Day Makers. Nelly uri kunyumva neza? Ndakumva neza. Oh yeah. Neza cyane. Nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro The Big Friday Live. Ndishimye kubana namwe mu mwanya. Oh yeah, urakoze cyane Nelly. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, turashimye Imana. Tuguhamagaye uri i Kigali, ndakeka ni Kigali magana hehe buriya? Mu murwa aho bita Kacyiru. Kacyiru iyo ngiyo. Neza cyane. Hanyuma abantu bakumva abenshi bakuzi ku mbuga nkoranyambaga ukora utu video wigana amajwi y'abantu n'icyo postinga hariya n'iki, ariko before yuko tubiganiraho reka tubanze kwanza tuze ku izina ryawe ukoresha kuri Instagram, hanyuma tubiganireho gatoya. Iriya zina Lavneli 27 Lavneli ryaje gute? Kuki hariho 27 byamwe barishatse kuvuga iki? Hanyuma iri zina muri rusange risobanuye icyo muri kariyeri yawe? Urakoze cyane. Uriya mubare ufite ibintu byinshi bisobanuye. Ni itariki y'amavuko yanjye. Le 27. Yego. Zo kwa kangahe? Reka no kubivuga. Atabari vubanga ariko nta nibanga ririmo ni mu kwa gatandatu. Oh yeah, nta ribi. Ubwo tuzagufitira undi mwaka birthday yawe. Mubyandika neza cyane. Impano zo ndazakira nta kibazo. Oh yeah. Hanyuma dukomeje n'irindi Lavneli. Lavneli icyo bisobanuye? Bisobanuye itsinda ry'ibintu byiza. Okay. Itsinda ry'ibintu byiza. No kuvuga ngo yewe ndi itsinda ry'ibintu byiza. Oh yeah. Neza cyane. Kunzemo neza cyane. Oh yeah. Alright, hanyuma abantu bajya bakubona kuri social media like Instagram batungurwa no kubona Lavneli no musore ukiri mutoya, bitewe nuko wenda bakubona bati afite aka baby face n'iki, bigatuma none n'utuntu ukora abantu barushaho kuba baturyoherwa n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma kariyeri y'ibintu bijyanye na comedy muri buriya buryo wabitangiye gute, byaje gute ku buryo uyu munsi mbona ko ufite n'abantu benshi bagufollowinga kuri Instagram ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye? Murakoze. Ukuntu abitangiye twari turi muri lockdown, ariko mbere yaho nari ukina amateatre ku ishuri. Okay. Noneho tuje urumva naje muri vacances. Noneho nkajya mbura uburyo mbikora. Hanyuma nibwo nabonye umwana w'inshuti yanjye duturanye arimo akoresha TikTok, ndavuga ati wabikora noneho nkajya mbikora nk'ari repetition. Ariko ngo ngendera ku majwi y'abandi nka repeta nyine ngendeye ku ijwi ry'undi muntu. Nuko byaje kabiri kugeza aho ngeze kuri 46 ni abari hambonera abari hampati. Neza cyane. Kugeza uyu munsi ukabura umwe mu bakomedian navuga ko mu gihugu cyacu bari kurebwa cyane kuri Instagram muri rusange. nuko Okay, hanyuma wagerageza kumuvingaho gato kugira ngo network nkumve neza, sibyo? Ongera umuvingeho gato nkumve neza. Ariko nyumva noneho. All right. Hano ndagufite neza cyane. Hanyuma Lavneli, reka noneho twinjire muri ubungubu muri kariyeri yawe. Noneho ubungubu navuga ko amafaranga Lavneli ari kurya muri no minsi nekereza ko ari kugenda anyura mu maboko ya management ya Day Makers muri rusange, sibyo?
yego hanyuma ndashaka noneho usobanurire abanyarwanda muri rusange ariko twumva muri kano kanya Daymakers wayinjiyemo gute kugira ngo wenda uhuze na Clipton avuga ati ngwino ngushyire muri team yanjye ngari niki byagenze gute byahereye hehe ese n'umuntu wabahuje cyangwa se hari ubundi buryo byagenze kugira ngo wenda uyu munsi Lavanelli abe abarizwa muri Daymakers? Murakoze. Ukuntu byagenze yarebye video yanjye arayikunda hanyuma ubwo ikintu mbona gisa nkaho cyamfashije kwinjiramo ubwa mbere areba video byampaye morale yo gukora video nyinshi. Noneho we ambonamo impano hanyuma aba anjyana muri groupe ye. Nuko nayinjiyemo nta muntu wamuje nawe. Ni Imana yabikoze ariko navuga. Neza cyane. Uyu munsi turi kubona uri kugenda unakina n'amakomedian atandukanye wenda nayo tubona postinga kuri Instagram n'iki. Ubona buriya buryo noneho uri kugenda ukorana na Clipton Kibonke mugenda mukina amakomedi muri buriya buryo. Yego. Ubona ese biri kugufasha kugira ngo wenda ukomeze entertaining fans yawe cyangwa se ubona mu by'ukuri bitewe na feedback ugenda ubona abenshi mu nshuti zawe baguha courage yo gukomeza biriya cyangwa se baguha courage nanone yo kuvuga uti komeza izi video wigana abantu aho kugira ngo wenda ukomeze buriya buryo bwo gukinamo amatheatre cyangwa se amakomedi nk'uko tugenda tubibona wenda ku ma YouTube aho ugenda ufatanya na Clipton gukina iriya mikino? Ndanashimira n'abantu hose barambwira ati ufatamo neza. Barambwira ati courage, gumamo neza hose ni sawa. Kandi kuba ndi kumwe na ba Clapton ni ahantu heza ho kwigira ibintu byinshi. Urumva rero iyo courage bampa nyine ifite sinzi uko nabivuga, iyo courage nyine mbona aho nyikura kuko hari abo mba nigeraho. Byiza cyane. Hanyuma akandi kabazo k'amatsiko mu by'ukuri before yuko lockdown iza dore ko umuntu akubona akabona aracyari umujene mutoya wari ugeze mu wa kangahe? Nakoze icya leta umwaka ushize 6e. Yego. Nuvuga ngo uri kwitegura kujya muri kaminuza cyane. Ndakeka ko iyo kaminuza ari yihuye n'ahangaha kabisa. hahiye niba ari uko bimeze. Koko. Neza cyane. Hanyuma hari imwe muri video nakunze umukino wakinanye na Clipton Kibonge aho aba ari umutetsi wo muri restaurant runaka hanyuma ajya kugutekera inkoko n'iki, ubwo birangiye uza kurya inkoko n'amafiriti yari yakuzaniye hanyuma biza kurangira umuzaniye isake wari wayimutwaje muri bag ati niba ari inkoko muri kunyishyuza dore ngine nabazaniye akantu nka kariya. Nk'ubu iyo usohotse wenda nko muri hoteli ugakora wenda nko commande nk'iriya n'iki wenda baguserva ntago wenda bakagarura akantu nka kariya wenda bitewe n'uko bagakinye wenda bagenda banaguserizaho n'ibindi nk'ibyo? Yego bibaho cyane. No muri iriya minsi nirindaga kujya ahantu ntwaye bag kuko wenda nimba nabaga ngiye kugura iki baravugaga ati ubwo urakizanye ibintu nk'ibi. nuvuga ngo ukuntu kiri ikintu bitewe n'uko gikinye neza umuntu nyine akahita akikubonamo bakahita babona ko ariyo gahunda izanye. Neza cyane. Hanyuma wenda tugenda tugana ku musozo wa kino kiganiro kigufi tugiranye wenda after covid n'iki noneho wizeza abanyehuye ese hari plan wenda mwaho mupanga yo kuzaza kubataramira nka Daymakers cyangwa se nka Lavanelli bihagaze bite muri rusange? Icyo nababwira ibyiza biri imbere.
urumva turi mu bihe bya coronavirus. Yeah. Ubwo navuga ngo plan zihari ziri nyuma y'icyo gikorwa cyangwa wenda nyuma y'iyo ndwara. Nyuma ya covid ubwo sinahita mvuga ngo 100% tuzaza. Ariko 99% hamwe no kwambara agapfukamunwa. Yego. Koga intoki. Okay. Tuzaza. Imana ibihumugisha. Ibihumugisha mwinshi. Neza cyane. Hanyuma twagushimira cyane kuba ufashe time ukatuganiriza. Yego. Ukomeze ugira ibihe byiza unadusuhurize team ngari ya Day Makers mu bantu umunsi ku munsi. Nanjye nsuriza abanyehuye bose. Oh yeah, barakumva cyane kwa cyane. Mbashishikariza kwambara agapfukamunwa neza cyane. Hanyuma tugusezerera n'akaye karirimbo ukunda mitenga tura abanyehuye muri kano kanya. Urakoze. Indirimbo nkunda niyo bita ngo Yesu arakora. Yesu arakora. Ya Chance na Ben. Okay, urakoze cyane. Reka mite nyibacangamo mu kanya gatoya. Urakoze cyane. Ukomeze ugira ibihe byiza. Namwe. Yeah man.